Hashize imyaka igera kuri 2 Ishimwe Thierry wamamaye ku izina rya Titi Brown akoresha mu kazi ke akora ko kubyina. Uyu mubyinnyi kabuhariwe mu Rwanda yamenyekanye mu bikorwa bitandukanye, aho yagiye agaragara mu mashusho abyina ndetse no mu bitaramo bitandukanye. Gusa izina rye yaje kwamamara cyane ubwo yatabwaga muri yombi ubwo yashinjaga icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa utaruzuza imyaka. Icyo gihe nibwo yatangiye kuvugwa cyane mu bitangazamakuru byo mu Rwanda. Ni kenshi abantu batandukanye bagiye bamusabira ubutabera kuko hari igihe urubanza rwe rwagiye rusubikwa kenshi, ndetse hari n'abantu batandukanye bagiye bavuga ko waba ari kumushinja yaba akomeye bityo gusubikwa k'urubanza rwe bigafatwa nko gukomeza gushaka ko yaguma mu gihome. Gusa nanone aya makuru y'uko yaraba yarafungishijwe n'ukomeye nta gihamya ihari twaheraho twemeza ko ariyo mpamvu urubanza rwe rwatinze kurangira. Nyuma y'imyaka 2 akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure akamutera inda, Titi Brown yagizwe umwere n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanahise rutegeka ko arekurwa. Icyemezo cyo kurekura Titi Brown cyasomwe ku wa 10 Ugushyingo 2023 saa 4 za mu gitondo aho kuba saa 7 nk'uko byari byitezwe. Mu cyemezo cy'urukiko, ikirego cy'ubushinjacyaha cyateshejwe agaciro ndetse uyu mubyinnyi agirwa umwere.